igihe muzatinyuka mugeze imbere y'Imana mukarya inkoni mutavuye kurya inkoni kumva ukwiriye kuba nyine ukumva ko wazamuye indugu wabaye apotre yagagaye noneho basigaye bacusha niyo n'intebe basigaye bafite amabodyguard erega nanone ari ibintu nanone tone ujya kugeranya ibintu ese ubu kuki turi kubona ese wibuka ko Gitwaza urumva wibuka ko Gitwaza ari dogita muri teoloji urumva ni muri teoloji nyine ariko niki ni dogita muri teoloji nyine ariko niki wiyaba wibuka ko Masasu ari engineer umuntu ushobora gupuraninga nka stade Amahoro akayihagararira ikubakika Mutabazi biki umunyabwenge uzi ko buriya Mutabazi ahubwo bari abagabo bashobora no kubarusha ahubwo nuko ari umuntu nyine waje abikora atarimitse Izo Mutabazi n'ibitwa oya apatre Mutabazi wapi nubwo matita bayihaye nyine hari umuntu uza agakora ikintu kigafata ariko nta nahuriye nacyo Yongwe ura niki Yongwe wenda yimitswe ku mugaragaro n'umushumba Poso Mignone turabibona yimitswe nande na Poso Mignone Kabera ubwo Yongwe niki na Poso nyine aposta hehe aho ari Uganda se sinabonye abatiza wenda bagiye kurwubaka yo nyine ifite ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu n'abantu bakigisha kanumwe tujye gukira erega ikintu uri kuvuga nge ndi kucyumva cyane ntago wagakombye kugira imodoka ya miliyoni 200 nta n'urusengero ufite Kabarondo nushaka kurya ni Nyamagabe yego akufite cyica ibyo bintu uri kuvuga turi kumvikana buri ibintu byose nyine wagiye uvuga ndabyumva mba ndi kugucaranjinga kugira ngo niyo ya mitego natanye nko mugire mutega imitego mba ndimo nguha challenge kuyanga ikiganiro cyanjye kiryohere n'umuntu ugikurikira urabizi neza kugira ngo umuntu agere ku rwego kuba aposo hari intera hoya no muri Bibiliya erega bigaragara byibuze abantu bumaze kubyara ubundi iyo ujya kuba pasteur ariko nanone ukwiriye aho gutuza kuko leta yabirebyeho kuba mwarimu ubanza kuba intumwa y'iki y'abakristo urabanza ukagenda ukaba umukristo ukagira ubuhamya bwiza mu itorero wamba kugira ubuhamya bwiza mu itorero ukaba intumwa y'iki y'abakristo turimo tugenda buretse gato turimo tugenda dusatira umusozo utaza gushaka gusobanura batse mwe gusobanurira yego hanyuma ukazamuka waba intumwa nziza y'abakristo ukaba mwarimu ukanyura muri intambara za mwarimu intambara za mwarimu ukazitsinda ukaba pasteur wamba kuba pasteur intambara za pasteur ukazitsinda ukazamuka umushumba kuba apotre ese ubu Justin Tibi Joshua uramunyamerika Tibi Joshua ntabwo mwumva kuko Tibi Joshua yakoze ntago mubizi ariya ntiyapfuye yarapfuye Tibi Joshua wegeze wumva avuga ngo ngiye ngo nda apotre runaka uzi ikintu cyatugeneye Nebukadinezari Imana imuhana ni giki ni ukwishyira hejuru aravuga ngo Babuloni nagize ate yarahitunganye Babuloni nagize ate none isa pasteur kujya kubwiriza akaba afite abantu mutwaza Bibiliya bajya kumutanga imbere ba protocol aba nabo baba protocol nta kibazo ahubwo aba bodyguard ababonso nk'abano mu kabari uvuga ngo Imana ntigishoboye kurinda nk'abano bantu barinda ba debeni ba Bruce Melody Imana ntigishoboye kurinda abaposo juste bivuze ngo ntabwo muri bo bizeye imbaraga z'iki z'Imana bakoreramo ni nayo mpamvu turi kubona bagiye bafite amabonso bafite aba bodyguard reka nkubwire benshi Imana amaze kwimuka muri bo ni nayo mpamvu nura 90% dufite umukristo uhura n'uyu mushumba ari ukagiye kumubwira ngo nsengera akamamaca amafaranga ushobora kumaza ngo umukristo wa runaka ntamukubwire ahateraniye kandi ari umukene ariko wawe undi mwaturutse Canada byumvishije akagira amahirwe agaservinga nimero ye akazana ngo yamusengeye wa mukristo umwe wirwa wiyiriza avuga ngo mana umurimo w'Imana wagu mwe na rimwe anakorpa mu rusengero atazwi atanafatiye umwanya ngo asurwe cyangwa atanasengerwa ku mwana atanze amafaranga ngo so n'umurimo w'Imana hari ibintu Imana ifite mu inyungu hari ibyo afite mu inyungu ibyo afite mu inyungu igomba kubirekura nakubwira ngo nyuma y'andi makosa yose Gitwaza yakora nge namurebera mu ishusho y'uko ari umuntu ariko Gitwaza abanje guhanira kugira ngo yubake isanduku y'iki y'Imana Gitwaza hano mu Rwanda nihe wambwira afite inzu igeretse 5
wasanga atayifite mu Rwanda ayifite muri Amerika. Gitwaza iyi saha uramutse uteze moto uri Nyabugogo kamwe unjyana muri ku rusengero rwa Zayoni wajya he? Gitwaza wajyayo nyine Ahagana he? mu Gatenga. Mu Gatenga handi hehe? Ikabuga harahari? Ikabuga harahari. Hari Batsinda harahari? Ninde umuntu ufite igiterane cyitwa Afrika Haguruka? Erega mani aho nawe abikesha ubuhanga. Erega Apotre Gitwaza none se Apotre Mutabazi ntabwo ngagira. Ntabwo Mutabazi ari Apotre man. Apotre Yongwe ubuhanga bwamwigishije. Ntabwo Mutabazi ari Apotre. Apotre Yongwe ubuhanga bwamwigishije gushinga televiziyo. Ariko Yongwe nawe yari yabikoze nuko yananiwe. None se abantu ntibashora imishinga bikanga. Mufite inda nini. Niyo mpamvu Imana igomba kuzifatiraho icyuma. Uravuze ngo Apotre Yongwe inda y'Imana yifateye icyuma. Ubu urihandagaje uravuga ngo Apotre Yongwe inda y'Imana yifateye icyuma. Kandi wowe ubivuga uri no guhanura uri korera abantu. Reka nkubwire. Turi ku itariki zingahe? Turi ku itariki 9. Umunsi si 9 ra? 9. Umunsi si itariki 9. 10 z'ukwezi kwa karindwi. Turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa kangahe? Kwa karindwi. Kwa karindwi. Bizagera ku itariki 10 ibingiye kuvuga unabyumve cyane mwese mu byumve. Mureke twumve ubuhanuzi bumanutse. Ibingiye ngiye kubivuga ubyandike ujye ushaka n'ugere we mu rugo byandike. Uyu munsi ni itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi. Kwa karindwi. Bizajya ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere. 12 z'ukwezi kwa mbere. Twamaze kumenya ab'Imana yatoranyije n'abitatoranyije. Ibyo mvuze urabyumva? Hari benshi cyane ibintu mvuze ko byumva. Bizajya kujya ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere. Uze kanuna niteguye. Nanze kuba ko uyo ngo azakubiswe n'inkuba. Oya. Ntabwo inkoni y'Imana. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere. Ntabwo itaka nk'imbunda. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere. Ese ubu aha bajya mu ishyamba byari nko kugira ngo abantu bose babimenye. Ariko haba yarakwiriye guhanwa. Iyi sara abashumba benshi bameze nk'aho babaze kwiha icyubahiro. Wabyumvishije? Iyi sara Imana igomba kohereza mu ishyamba bakajya gutera n'ingwa. Nebukadinezari niwe wagiye mu ishyamba. Yes, Nebukadinezari. Akajya mu ishyamba. Hari n'abantu benshi iyi sara. Ariko bivuze gutyo ngiye nahita mbona ko abantu benshi ahubwo Imana yatujyanye mu ishyamba. Unyine ubwo nani mburi manyi ujya mu ishyamba kireka n'utukumva. Oya none se nimba twari dufite amadini akabafunza ari ingufuru urumva ari ishyamba rirenze iryo. Asubujiste ushinya ku cyo cyatuma uva gufungura. Jewe. Nimba ugifite imyumvire yo kubwira ngo Yosefu ngo ugeze kwa Potifari atayikanza ari gusambana. Uri kubwiriza icy'abantu. Ariko ngiye wanyumvishe nabi. Icyambere ari challenge naguhaye, kabiri nakubwiye ngo umukristo wa nyawe. Wemeye ko akoze ikosa. Oya ngiye kosa nakoze narikoze ndiza. Kuko rero njye ari icyo nagushakagamo nshaka kunguka ahubwo. Ese Juste katugane byo. Uretse banza unyumve neza. Nimba ubundi nimba Yosefu yari umukristo, ubanza unyumve neza nawe. Urumva? Byari bikwiriye ko agera ku kigero kuko ntekereza ko ntago muka Potifari bwacye amubwire ngo ngwino mu cyumba. Ariko iyo ni imitekerereze yanjye nanone abantu babyumve neza yanjye. Nje numva ko hari ibigano byabanje niko ntekereza kugira ngo n'umugore wa Potifari abashe kumenyera Yosefu ko yamuhamagara akamwitaba. Urumva? Cyane wibuke ko uyu mugabo yari yarahawe byose. Ariko ageze ku mugore Potifari abimubwira ko adakwiriye kuzamukora kuki umugore. Rero nimba yarageze ku rwego ntago nzikanzu nimba yari ifite ibipesu ku imbere, nimba yarageze ku rwego umugore asigarana ikanzu ye. Banza unyumve neza nuko ibyo bintu byari byageze ahantu hakomeye. Ikintu Yosefu atigeze akora yibutse ngo akiyarura, yibutse ko mu bintu yahawe umugore w'abandi atagize ute atarimo ajya yakwiruka. Ariko mu myumvire yanjye nka Juste nyine numva ko nk'umukristo ntago byakagombye aho bigeraho yibuka ko uwo mugore atigeze agira ute amuhaba. Uyu munsi wa none
twabigereranya umuntu yagiye muri geto reka tubijyanye n'umukozi utunze mu rugo iwawe uretse gatoya umukozi utunze mu rugo oya ahubwo reka mbigereranye kanifate ngewe mfashe umugore utari uwanjye cyangwa se umukobwa tugiye muri rogi nayishyuye nayikodesheje ariko tugiye kuryamana nibuka ko ngiye gukora iki icyaha mpise mpaguruka wenda ndanamwishyuye ndigende sinsambanye nawe ndemera ko hari ubutsinzi bwa mbere bushobora kuba bubaye aho hantu ariko wibuke ko hari igihano uko byagenda kose sinzi ko ijuru riri bumpane kujya kurengaho njya kwishyura iyi rogi no kujya kugeraho nuzuza imyanzuro n'uyu muntu hari ubutsinzi hari uwavuze ngo aho kugira ngo nsitare riveho nabimfunira sinzi nimba wumva icyo kintu ariko wibuke ko hantu ariko imfunira izakurya buri gihe oya n'igihe kiri ariko jisite ndatsinze sinsambanye na wa muntu urumva wenda bishobora no kumusigira n'inyigisho wenda runaka cyangwa se agasigara atekereza ibindi ariko ijuru rishobora kuba ari naryo rirwanye n'intambara ikomeye kugira ngo uwo muntu ntaryamana nawe urumva ariko rizampanira kumwe na mwaporoci inzu uri mwiza urumva tukagera ku kigero mutegera moto n'urugero akagera aho hantu nge rero Yozefu nemezanya n'umuntu wese wemera ko yanesheje ntasambanye umugore w'abandi ariko nitugira amahirwe yo kugera mu ijuru aka kabazo nzakamubaza kuko ntikanditswe muri Bibiliya nzamubaza ntise Yozefu bagiye kugutwara ikanzu bayigukuyemo bagiye kugera muri gereza nta kintu wakoze wagiye oya muri gereza ho bigaragara ko yabeshyewe kuko umugore yerekanaga ikizibiti cy'ikanzu kandi umugore nta kuntu yakwerekana uti ipantaro n'iya jisite nayimukuyemo gute katunasipoze ko Yozefu yasohotse wenda nambaye n'ikabutura jisite katubwira abantu ukuri buno abantu mwino minsi ya none bumva buno abantu mwino minsi ya none hari ikintu ndi kuvuga igihe no kumubaza mwino minsi ya none uko uvuze ngo tugera ku musozo w'ikiganiro ntabwo abantu bakigira isako wa jisite wakijije uvuge ngo isha muri mava ngo tuba umunyu w'isi ese umunyu nukayuka uzabyeshwa n'iki reka wehe umva iki noneho wehugezeho weho te urahirwa kuba ucibuka iryo jambo ndagira ngo nkwibutse ko hari abantu batanibuka ko n'iryo jambo ryanditse asa jisite bikorwa ite umuntu n'umuhanuzi umuntu n'umuvugabutumwa umuntu n'umupasiteri byumvishije ariko tewo kuri iyi mihanda ko benshi ubazi ubu uri hano wicaye nk'umuntu utazi abahanuzi bo kuri YouTube ariko rero bazahanwa nyine bazahanwa ariko bazajya guhanwa bayobeje benshi niyo cyo dufite iyi sani nicara ahantu wabyumvishije umuntu ukeneye kunduhukiraho naza kuza araza gusanga ibyo navuze aha ngaha biridefera n'uburyo nteye ari buntu navuge ko wasaze oya erega kubivuga buriya bazavuga ngo ntawe utinyishya amatinya nicyo agize ate yahuriyemo uyu munsi rero banza usubize iki kintu udatuma dutangira ikiganiro ni ubuhe butumwa umuhanuzi yahabwa n'Imana akabuzana kuri YouTube ese ni ubuhe butumwa yahabwa n'Imana tibuza hano ku mbuga nkoranyambaga nuza kunsubiza nuko abantu baca amazi YouTube ariko YouTube ni ikindi gihugu Dr. Bitser Murangira we yavuze ko YouTube ni iyindi si ni iyindi si kandi nayo binjiyemo kugira ngo bayigenzereze ibyaha niko yatangaje ni isi ngo abantu badakwiye kuvugiraho ibyo bagize ute biboneye urumva ni mu yindi si muri iyi si yindi rero twinjiyemo ya interineti urumva ya monde digital ni iki turi bukoreremo sibyo kuko nayo ikeneye ubutumwa ubyibuka erega ari abantu bavuga ngo ntabwo umuntu akwiye kuzana ubutumwa hano iyi si kandi nayo twinjiyemo ikeneye iki ubutumwa uzi ikintu nkundira Imana rero ikintu Imana ikora biri bukorwe kirinvese n'ibitekerezo byawe utekereza biri bukorwe urumva yuko uravugira ati abantu benshi ntibagikunda ubutumwa kuri YouTube ariko nanjye icyo nshima Imana ni uko yambwiye nanjye ko ariyo nzira yonyine nuriya mu biganiro cya mbere naje kwacu ubuhanuzi bwa mbere na mbere Imana yambwiye ko YouTube channel ariyo nzira yonyine Imana isiganye kugira ngo mvugane n'abantu bayo aha noneho rero ako kantu reka nsubize ikibazo nsubajije cy'ubuhanuzi ugasubize neza kuko hari abakozi b'Imana bari kuyigendaho nimba wenda babikora nabi sinzi impuguro wabaha ariko se kuki jisite bamuzanira ubutumwa hano nkumva ni ikibazo kandi yose nanjye nyibamo yego nicyo neza gusobanura kare icyo kibazo nagiye kukikubaza kare nkikubwira nkubwira uburyo Uriya yajyanye urupapuro
rwe rumwica arapfa ruranarangira ariko bukeye imana imutekereza atekereza kuri dawidi icyaha yagize ate yakoze ntabwo imana yageze itungura dawidi ari mu kiganiro ari mu press conference n'abanyamakuru nk'umwami imana yagiye isanga yonatani iramubwira mu ijambo ryiza ry'ubwenge erega abo bayobozi bacu babyumvishije abayobozi bacu si uko babarwanyije ahubwo barwanyije babyumvishije barwanyije uburyo murimo muratuburira abantu uburyo byo twe turimo turabwira abantu babyumvishije umuntu nimajiste nkubwije ubutumwa bwiza nicaye ahangaha ibyo nkubwirije ukabona bindimo yego nyuma yaho waza kundeba yambuta ugashaka kujya ate ukayibura ese twibaza impamvu Kristo anyuze kwa kiriya giti atari igihe cyo kwera akakivuma niyo mpamvu nuko igiti yazi ko yagishyize mu butaka bwiza ahantu ibintu uri kunjyanamo si byo nibyo nshaka kugira ngo usobanurire cy'uyu muhanuzi uravuze ngo nube buhanuzi umuhanuzi ugomba kuzana kuri kamera tewari kuri YouTube Juste ari kuri YouTube ni mu isi nabanje nkubwira ko nindi si abantu batari bazi ko ituwe n'abantu kandi banakomeye bafite n'imbaraga kuki ni ubuhe buhanuzi noneho isi Jay Polly yararembye ngo ntasi yabaye itagira umuhanuzi uyu munsi wa none isi ya YouTube umuntu abyuka kumva ko uzi ko hari abantu batazi YouTube ni ibiki nabyo urabizi ariko hari abantu biyangaje kuba muri iyi si iyi ya YouTube kandi igomba kubamo isi se ni iki n'abantu habamo indaya abasinzi abasambanyi ibiki byose abakiranutsi ababesha abayibeshyera abagira uti ahubwo umukristo nyakuri ngende kukubaza kuko hari umuntu uhabwa message uretse nkubwira tewe wemera ko Imana ishobora kukubwira ngo ubu butumwa bujyane kuri YouTube yego wabuzana kandi ari ubwa Juste ntabwumve akavuga ngo kuki te watansanze mu nkoto kandi ahazi ntibishoboka ibyo kutabyumva nka noneho ngendagira ngo ukiriyatinga iki kintu ni gute umuhanuzi yakwitwara hano ibyo ushaka gusobanurira ukadusobanurira dushaka ikiganiro tugisoza sibyo iyi sange w'Imana nkumye kuri Juste yego ariko impamvu Imana nkumye kuri Juste impamvu Juste nje kuri kamera gutya nkamuvuga kavuga izina Juste nuko Imana yagiye gutuma yarenze murenze karenze gatatu ntabwo uyu munsi wa none Juste wakora icyaha rimwe yego Imana bukikubwira ngo genda ujye gufata Juste umukiro ka rubanda uzuvuye ngo Juste wowe ugiye gupfa kuba ubusambanyi bwawe no Imana nzika gusanga rimwe kabiri gatatu ubwa kane impamvu Imana ibikoze ni ukugira ngo na babandi bose bari bakwizeyemo nk'umuntu muzima bamenye ko Juste noneho Imana yamaze kurenga urwego rw'uko imutumaho ntiyumve iby'Imana mubwiye Imana ikabitangaza ku mugaragaro isaru ubamye Imana ubona ko ubutumwa Imana ishobora kumpereza ushobora kuza kuvuga ngo hindukira wowe uzi ko wasengaga rimwe ntugisenga wowe uzi ko wirizaga ntukiriza byumvishije ubwo n'ubantu byandiye ate bitanze iyo tugeze ku buhanuzi bw'umuntu ni umuntu ku giti cye ubwo noneho tuvuge ngo bijya bibaho ko Imana ishobora kwemera ko umuhanuzi ashobora no kuvugira mu ruhame yes cyane tunavuge ngo umuntu ashobora no kwitwaza ko Imana ivuze iyo umuhanuzi avugiye mu ruhame yego iyo umuhanuzi avugiye mu ruhame ntabwo umuhanuzi avuga agiye gusenya iby'Imana yagezeho nta nubwo umuhanuzi avuga agiye gusenya ibyari biriho iyi saa ni urugero njye nshobora kuba naza nkavuga ngo Juste uri umusambanyi ariko sinirengagize yuko Juste urugo rwiwe vuya ngo ngize ate ndusenya kuko Juste n'umugabo ubatse iki urugo urugero rwa hafi urugero rubatse amaze njye mvuge ikindi iyi saa n'urugero ushobora kuza nkavuga ngo wowe Vestine ni umukobwa turi kumwe we Vestine umukobwa warasambanye uriya wa Daraogo oya ni urugero ntanze we Vestine warasambanye byumvishije njye nkavuga gutyo Vestine ariko sinirengagiza ko Vestine n'umukobwa ukeneye iki umugabo yego hari ibintu Imana hari ikosa Imana itanakora ariko njye igisubizo wari umpaye nacyumvisha kandi ntekereza ko n'abantu babyumvisha hari abantu tuvuge Theo Imana ishobora kumutuma kuri Juste kuko yananiranye sibyo kugira ngo Imana yereke abantu Juste ko yabaye ikibazo
noneho ikanategeka Theo ko aza kubuvugira kuri YouTube. Yego. Icyo ni kimwe sibyo. Kabiri hakaba hari n'abandi bantu bakwitwaza ubwo nakabo bantu nubwo tukwiye kubajyaho kuko ntago turi kuvuga abantu bayobye, turi kuvuga ku bantu bakiri mu mwuka w'Imana. Birashoboka ko umuntu uri mu mwuka w'Imana yaba ari kuri YouTube kuko tumaje kubona ko ari mwiza, Imana ikamutumaho abantu. Kabiri, birashoboka yuko Imana yazana ubutumwa bwa Justin kuri YouTube kuko yananiranye. Yes. Ibyo nabyo turabyumvishije sibyo. Njya aho hantu niho najyaga ngira kako fusion ho gatoya, kandi n'abandi barabyumvisha. Ku mpamvu Theo nkubajije ibi bintu byose guhera hariya buriya, njyewe ndi mu bantu nemera amavuta yawe pe, ndi mu bantu nemera ko uba mu mwuka w'Imana. Nimba hari n'ibyo ukora simbizi, ariko ndi mu bantu nagira ikibazo kansengera. Kubera yuko impamvu nkubajije iki kintu, hari ukuntu ubutumwa buza kuri YouTube bwose tukabuca iki amazi, abantu batwumve neza. Niyo mpamvu mbizanye nk'umuntu akazana ubutumwa akamurebera muri ya shusho yaba abantu bigeze babyangiza. Ese ko tumaze kubona ko YouTube ari isi, ni gute Imana itanyura muri yasi kuko abantu bayiriho nabo bakeneye ubutumwa bwiza? Kasobanurira abantu impamvu ngiye iki kintu kidefana cyane cya YouTube. N'impamvu nanayijonge n'umuntu utarayikundaga, hanyuma unabibaza cyane, abibaza Pasi w'impanuro. Hari nazaza gufata ibiganiro nkavuga ati njye sinanabikunda cyane. Yego. Ariko Imana irampagurutse. Imana impagurukije arambwira ngo ningene mbwira abantu ko ari nzira yonyine Imana isigaje. Irambwira ngo umwe wese wari nangiye kujya mu rusengero, umwe winangira gusenga, n'umwe utabona umwanya, n'umwe uzitirwa n'akazi akora akaba atakareka. Ariko niyo nzira yonyine Imana yanyuze no kugira ngo ivugane n'ubuzima bwe. Ndakeka ndashidikanya 90% bavuga ngo ababurana ari babiri, umwe bayigiza nkana. Ushobora kwanga kubica amazi, ariko muri 90% n'ibyo wumvishije harimo kimwe cyawe kigushinja, kimwe cyawe kigushinja. Nuca bugufi uzemerwa, nudaca bugufi ntabwo uzabwa Imana ngo singize mbyumva, kuko niyo nzira Imana inyuzemo kugira ngo ibonane nawe, ivugane nawe. Tutirengagije kuri YouTube harimo bayisuzuguye, hari n'abandi bayikiriyemo, ariko abayisuzuguye tube tubihoreye kubera yuko impamvu hari icyatumye bayisuzugura. Hari n'abayikomerekeyemo, hari n'abandi bayikiriyemo. Aba bayikomerekeyemo nabo rero katubabwire ko ariyo nzira Imana isigaje, niyo nzira yonyine Imana isigaje. Uyu munsi kuba hari abahanuzi bahanura bagashyiraho amatariki, ntabwo Imana bagashyiraho n'igihe. Urugero, niba ushaka hano ko uyu mwaka Mutesi azaba atakiri kumwe n'umugore we n'umugabo we Ferdinand, yabitekereje nk'umuntu aranamurangamutima nk'umuntu. Ubwo rero uvuze ko niba ushaka atari umuhanuzi se? Oya, nta muze nishaka atari umuhanuzi. Ko ndakunda no kubwira abantu kuko nibishaka niko tunasengana mu iteraniro rimwe. Twe tunahura no mu iteraniro ko abantu bajya kubwiriza. Twe duhana nibishaka mu rusengero rumwe. Ariko nakubwiye ngo amarangamutima. Kuki nibishaka ubuhanuzi bwe bwose waba ufite igihe? Reka Justin sobanura. Wabisuzugura gute kandi yaba nawe ari Imana imukoresha muri ubwo buryo? Ko nibishaka ubuhanuzi bwe bwinshi buba bufite igihe. Uyu mwaka ntushira iki kitabaye, uyu mwaka uku kwezi ni gushira iki kitabaye. Nibishaka ntiyaje gusengera, ntiyaje kunsura, yaje gusura. Nibishaka arasenga nkuko nawe mbwira nk'ibintu bitatu nibishaka biharanuye byarabaye. Je rero wenda nuko yashyiragaho igihe, ariko hari ibintu nibishaka hanuye biraba. Yahanuye gufungwa kw'insengero, barazidanangiye. Urumva yabihanuye ryari? Oya, igihe yagendaga ashyiraho cyagiye kirenga. Nyine yabihanuye ryari? Yabihanuye mu cyundo kwa polisi batarafunze. Nibyo ahubwo yabyibutse, yahanuraga amakuru. Yahanuraga amakuru ibyabaye. Yahanuraga amakuru y'ibintu yarahuririza. Nakubashije ngo bari umbwire ibintu nka bibiri byo nyine bishaka. Yahanuye. Ahubwo abahanuzi sibyo. Reka mbwira abahanuzi bagenzi banjye. Ni mu kiterabwoba. Imana yoroheje umutima. Iyi Imana igiye kugaruza umutima bugwa neza. Ibi biravuga ngo ni munyigire na Mutesi ngo atuze. Ntago azasenya Pastor Mutesi. Erega nimba nibishaka bivuze nk'umuntu. We icyo mparanira cyo ni kimwe. Nani Mutesi urugo rwe nimba rwubatse ruve mu ijambo ry'Imana. Agasenga, agakiranuka. Imana izarwubaka. Reka nkubwire Theo, ngenda shaka kuzongera guhura nkorana nawe ikiganiro. Nkubaza noneho kubahanuzi baza gutitirira kuri YouTube, bagatera agatebe gatoki bakagwa mu bisheke,
urumva nagiye mbabona umwuka w'Imana ufata igihe ushakiye ku buryo wakuripura ariko se nta munsi umwuka w'Imana w'Imana ufite yafata ubushake. abantu batagize gutya ngewe ndavuga ngo Justin nyine ako kantu nakuza nkizwa hagiye bwakera mu gitondo tutinjiye mu cyumba nyura ku bantu 15 baturira uwa 16 akaba ari nk'imbere icyo bita umutambyi haryo uvuka umutambyi atandukana n'umushumba haryo wanyuni umva se mbanza usobanura Niyo iwanyu mwa. nyine banza mujye usobanura ndavuga nta kibazo urabyumva umutambyi atandukana n'umushumba umutambyi atandukana n'umuvugabutumwa umutambyi atandukana na potere urabyumvishije ndabyemera umutambyi wamugeraga avuga ngo wibye igitoki cy'abantu ukayisanga n'igitoki kumwe ngo mbabarira natwe ari umuntu ariko ugeze gusenga abana baruka dufite amapero abashumba ndabyibuka buno dufite abashumba azaga atavuga ngo tanga 15 ngusengera Imana icyate oya dufite abashumba barya icyacumi cy'indaya umwe se babiri se ngenda muzi hari uwabwiye njyewe nzabazana abashumba bohereza indaya gusambana bazamara kuvayo nimba bamuha 10,000 agatanga 1,000 hari umwana w'umukobwa nageze mbwiriza namubwira ati nta cyiza cyo gusambana kirimo ndamuganiza umwana w'umukobwa mu mwaka yarabiretse yari afite umugabo we bari barabyenye namuretse mutaha yarazanye n'umugore wundi noneho uwo mwana w'umukobwa noneho uwo umupasiteri akumwegera amubwira ati ariko ko Theo aguha icyo cy'umuceri ati ntacyo hajya umutaguheza ntacyo kandi nane n'umuzo nanjye bizate bugoye babyumva noneho aje amubwira ngo ariko ngo warasaze aramubwira ngo genda ujye ufata ujye usanga uriya mugabo muryamane aguha amafaranga uzane kimwe mw'iki musengere ariko iryo sengesho rigerayo irihese bene nk'irya musengeye nyine nimba umuntu wamwohereje kujya gusambana uri mu pasiteri akaza ngo araza mwakwaturire iryo sengesho Imana iraryumva we ntabwo Imana yaryo ahubwo umupatiri nuko yabuze basambana ntamwishyure ari gushaka kugira undi wundi amubera igikoresho amugira igishoro urabyumva ashaka kumugira igishoro nta kintu none se undi Theo aba pasiteri cyangwa se abakozi Imana baje urumva baje bagenda ukumva umuntu nacyo tuzakigarukaho Theo waretse nkagushimira urakoze cyane kangushimire rwose iki kiganiro cyo cyaba ndi topic abantu ngo reka kore mu gitsina kuremo imyaku ngo reka kozemo igitsina cy'imyaku ivemo bibaho ibyo bintu wehura byumva reka mvugire ijambo rimwe dushaka iyo dusorezaho aho uherereye hose nimba uyobowe n'umushumba wataye urugo rw'akajya kuzana umugore wa kabiri dore ni 0 kantu gasubiremo uretse gato nogenge ikubwira iki kintu aho uri hose nimba uyobowe n'umushumba akaba yarataye urugo rwiwe akajya kuzana umugore wa kabiri cyangwa akaba yatandukanye n'umugore dore ni 0 ntabwo uravuze ngo mama Vanessa ntiyemewe nimba nawe mutaye ni 0 uravuze ngo apotere Mukabadege Liliane ntiyemewe 0 Pastor Mutesi ubwo uravuze ngo ntiyemewe dore ubwo baba data we ko bashize ariko Pastor Mutesi ntabwo nibuze kumutera ibuye impamvu Pastor Mutesi n'umugabo wamutaye ntabwo ari wamutaye babyumva ntabwo ari wamutaye we n'amahitamo yiwe si amahitamo yiwe babyumvishije ariko nimba uyoborwa n'umushumba akaba adashobora kuba yatunga urugo rwa umuntu umwe wenyine urugo rwiwe ntabwo azashobora kankubaza akantu nsoza mama Sharene yaravuze ngo umugabo we ni Yesu ngo nta n'undi mugabo akeneye namushaka none ubu agiye gukora ubukwe n'umunyakatari ubwo ni Yesu nyine ubwo ni Yesu mu ruhame yaricara avuga uti njyewe nta wundi mugabo nkeneye dufite abantu b'abakristu dufite abantu b'abashumba babanje kuba imbobo tubona abakristu bakoresha ibyaha baba imbobo umuntu akaba atagitinya gukora icyaha byumvishije umuntu akaba atagitinya kuba yasamana akajya imbere ku ruhimbi ubundi uruhimbi cyari ikintu kizira kukinjira wakoze icyaha uwitwa Olive uramuzi w'umuhanzi Olive ahagaze ku ruhimbi hano muri uyu mujyi wa Kigali yego avuga ko kuva abuze umutware we nta wundi azongera gushaka azashaka Yesu niwe mugabo we kandi aramunyuze tubone uba afite umugabo mu Bubiligi ni ibikomere agifite ibikomere biriya byari ibikomere aba bamama bari kubeshya ngo Yesu niwe mugabo wabo tukayakubona tukabona ibintu byabo biri ku karubanda nyine niyo mpamvu mubwira ngo ibyakorewe mu mwijima bizajya hehe ku karubanda reka nkubwire we wa mushumba we wa mupasiteri we wa mubyeyi wa muhanuzi we wa muvuga butumwa mu Kristo
ivugabutumwa rya mbere rihera mu rugo iwawe, nimba ryakunaniye jya kwiyicarira. Urabyumva neza? Uwo mugore wawe ashobora kuba yaramushatse bitewe n'ubuzima ubona ari urukara atari mwiza, wabyumvishije? Ariko uyu mugore muha umwanya. Umugore wese uko yaba akusa kose niyo yaba asa nanjye, nkunda kwitangira urugero, ndavuga ngo yakiba ndi umukobwa, kubona umugabo wanjye bigoye, byasaba ko njya gusenga nk'iminsi 10 kandebe. Ariko nyamazi y'ubura agakobwa wari kubura akabyuta. Oya nako bandi mu ndabizi. Oya abantu bakunda ibikara wari kubura keza. Abantu bakunda iki? Ibikara. Nibyo cyangwa kumva? Rero uyu mugore niyo yabarurukara gute? Uyu mugore mwekeya ubyumishije. Uyu mugore ibyo birungo, uwo mugore w'inzoba urayisiga nawe imuhereze beko nadasa neza. Turi gusoza. Yego. Ari Yesu na Zakayo ninde washatse undi? Ari Yesu na Zakayo ninde washatse undi? Zakayo washatse Yesu kuko yaruri. Nanone kiragutsinda. Ntago kinsinze. Urumva ko nazasenye. Ntago kinsinze. Yesu niwe washatse Zakayo. Yesu yanyuze ku bantu benshi ariko ageraho Zakayo ari mu giti kandi ntiyararamye. Uvuze? Yesu niwe wari ukeneye Zakayo. Amukeneye kubera iki? Tugushimire n'ikindi kiganiro ndetse n'ikimenyimenyi yashakaga ko hari abantu agomba kwishyura kubona Yesu kubona Zakayo. Impamvu niyo Zakayo yitarira abandi akajya mu giti. Yesu yataye 99 gushaka umwe iri mu giti. Nye nakubaje ngo impamvu Zakayo yitaruye akajya mu giti ni. Oya Yesu we ngo Zakayo we ngo yagiye kwirebera umuntu wabiciye bigacika. Byanditse ariko Yesu byanditse he? Umva ukuntu byanditse. Yesu yagezeho Zakayo, abantu nakoreka baze kudukiza muri comment katubabaza. Ari Zakayo na Yesu ninde washatse undi? Kadushimira abantu b'Imanzi TV kandi bakomeze bakore subscribe ndetse na like na comment. Hanyuma ngiye gutuma rero. Kadusohokana nanjye ngutuma. Rema kundumikira. Yego. Hari umugabo nabonye mushuti wawe, mwanagiyeyo. Nawe mu pastor ngo ni papa bitangaza, ni papa bitangaza. Uriya wisiga amafu ukuntu. Nabimuku. Bira bintu ntago ari vuga butumwa. Ushobora kwisiga furi. Uretse gatoya. Papa bitangaza ngo iranivuga butumwa nka pastor. Ese burabwiriza iki hari kwisiga iriya fu? Iriya fu ni vuga butumwa wabwirije. Nabimuku. Biriya bifu yisiga ubona. Ye nakubajije ngo nawe ubutanzakubaza. Iriya kanzu wari wambaye. Iriya ribaye. Kubimbaje se watse nka gusubira. Oya nzabikubaza. Nzakubaza ivuga butumwa wabwirizaga ririye mu bantu. Nje ntago YouTube nyibaho mbwiriza ivuga butumwa. Murakoze cyane. Ariko ngo papa bitangaza ugiye numumbarize ngo ivuga butumwa yabwirizaga yisize ifu yambaye ubusa nk'umuntu w'umushumba yashize inda kuri sima yaryamye Nabimuku uko akumerera nabi uko yamera nabi kose ukuri kuzamenyekana ira ntavuga butumwa ririmo urabyumva iriya nda nayikwegeka ura naze urabyumva naza avuga ngo ngenge gushaka z'igifundi nimba bona batakivamo mu ivuga butumwa ubu mwohereje kugikwa cyane niriya nda erega n'akanwa kavuze ubutumwa bwiza kakwera kwisiga ifu yambara usa umuntu w'umushumba ese buri umugore yamubonye yamba busa kuri kamera abazi kandi umugore ari uri kumukamera uzi kuri yari umushumba w'imbaraga z'Imana so ari mu Rwanda mu izina rya Yesu uzi kari umushumba mukuru kwa china la Yesu uzi kari musenyeri ikorera hehe hano mu mujyi mu mujyi cyari kiri hehe Ikabuga urakoze cyane nani ngo mugisha imbaraga z'Imana so ari mu Rwanda uratinyutse umujyanye kugikwa najye kugikwa uzi ko afite imodoka icyo yaba afite cyose ntabwo kimaka umuntu wabwirije ubutumwa bwiza ajya ku musozi Nabimuka afite imodoka ufite igare ibi bintu murangira ati nabivuga aza bivuga muze mubyumva cyane babyumvije ntabwo umuntu wavuze Imana z'Imana by'ukuri ubu ngwiriye gukuramo nkambara ubusa kavango yemwe nkagarama no kwisima nono karambara aragurya niriya ndura yitinyutse mukuru wanjye gabanya garukiraho rwose wongere basi wongere ujye kukageza ubari ku muriro ubu yavuye kukageza ese uvuye kukageza ajyayo ko abantu usanga babwira abandi ngo basubire kukagezi
kukagezi ni ahantu imana igutera iningira. ubwo nta kagezi ariho. Nimba uri umuhanuzi ikintu njye nkivuge, ijambo ryose rije mu kanwa ukaba urivuga utagira ikintu utinya kuko Kristo wamenye, ufite ikibazo. Ufite ikibazo gikomeye cyane. Ariya telefone yanjye iri he? Shanda yibuze mba nkumvisha akantu avuga ngo yewe. Namwe murabizi muri abashumba bagenzi banyu. Murabizi. Uretse na Bimu kare karakumera. Uko yamerera ko afite ikibazo, akeneye kansoringi. Akeneye kansoringwa. Ubwo ngubwo birakugwa amahoro wa mugabo. Na Bimu uramukira. Ibyo atakoze ni abantu bose ntibabibonye, ahubwo naze twigire muri mujya abansabi, twigire muri komedi zimwe z'abansabi. Igiye muri komedi z'abansabi. Ariko n'ubundi yareruye avuga ko ari umukomedi ukomeye. Nese yarera avuga ko ari umukomedi ukomeye. Nagera mu iteraniro iwawe uzamwakira nkande nk'umukomedi nyine. Asabura akaze nkubaza. Urageze mu iteraniro iwawe wamwakira nka pasiteri, wamwakira nk'umukomedi, namwakira nk'umuntu wose. Nk'umuki? Nk'umukomedi. Urakoze cyane. Ubwo ntazojye kwiruka pasiteri, ahubwo tumwakire nkande nk'umukomedi. Dusoza kandi nta kibazo bitwaye. Amaye nka telefone yanjye abazimu barayifasheho kwa Papa Bitangaza. Arabagira se nabo? None se wakubika inda hasi? Ntabyo mvuze ngende rengana ntu. Nanjye baranteye ku ntebe. Ntumbeshere ngewe. Ubwo nanjye baranteye ku ntebe. Atanyicira musaza ndamwene. Niko Papa Bitangaza iriyana. Ariko aka kantu ndakabona n'izina ry'Imana. Wakihoreye se? Oya mbabarira. Abantu babizi. Ari ibintu uvuze ndabyibuka. Bamuzi umuntu w'umushumba. Wayoboye abantu abatije umuntu. Akambwa ngo akira Kristo mwami n'umukiza. Ndakabonye. Yambi. Begurugabo ruguruho nutanga mugore mawe. Begurugabo? Nyuruhone. Mudore? Kibero mawe. Pastor. Mala nuko sinzi ndagasambana ariko umubare kuraje efura mugore yari begari bitura mugore. Ramugore je ko mugore kwisa kuyunguye. Yavuga ndumwe. Umugore mwiza uramugabo yatayamushamo. Bari muri Canada. Kubera ubusinzi. Shakira ubusinzi. Uwo mugore nawe gufotora. Ari imbere avuga ati ni gufata umugabo wanjye. Kandi niyo ndiri hanze. Hari umuhanzi aremye ngo byaramenyekanye. Nibitaramenyekana bizamenyekana. Mbega reka tugushimire. Dushimire abantu bari bakurikiye inkuru n'ibiganiro tubagezaho, kandi abantu bose tubabwire ngo bakore subscribe. Ariko Theo, hari umuntu ukubonye yifuza kuba mwavugana, arakubona gute? Ashaka ko avugana? Bisanzwe twabona musengera 82 46 54 07 82 Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Ibiganiro byacu n'akagaruka turakunda cyane. Ciao. Yego ndakumva.